ariko uyu munsi wa none dufite abakobwa babyuka ugasanga yibereye kuri telekomande, telefone arayimaraho isaha, narangiza afungure mashine ajye kuri Facebook amareho isaha, yongere agaruke yayure azenyweye ka cyayi, ntari brosa ntarakaraba no mu maso. Oya, uko yaraye niko kimeze, na wa murongo wa hano uracyahari. Aze agaruke mu buriri, noneho narangiza ajye kuri YouTube. Kuri YouTube we saa 5 zibe zirageze, ikabutura umwenda yararanye, yicaye mu ntebe nziza. Haraba bafite intebe nziza iwabo, telekomande sasa. Ubwo afite bombo yo kugati, iruhande hateretse agatasi k'ikawa, muranyumva neza, n'amatelefone nkangahe, yitaba abasore, ahinduranya akabombo, ahinduranya ka cyayi, ahinduranya amashene ya remote control. Wajya kona ukabona saa 6:30 nibwo agiye gukaraba, saa 8 arahagurutse agiye gusura umukobwa baziranye, akagaruka saa 12 yarushye arandaga. Ubuzima bw'umukobwa nk'uyu kubuzirika ku musore wavutse ari indushyi kaba ari akaga. Kandi nanone abanyarwanda baciye umugani ngo ifuni bagara ubucuti niki n'akarenge. Ni ukuvuga ngo ibintu bibiri. Cyambere, ese uyu muntu ni umuvugabutumwa, akunda Imana, akunda ijambo ry'Imana n'ibintu by'Imana? Icya kabiri, uyu muntu afite inshuti ze ni izihe? Impamvu ni imwe, nuko bizakugora cyane ku munsi w'ubukwe. Hari igihe uzajya kubona umugabo wawe washagawe n'abantu b'abanywatabi b'imbobo. Nigeze kujya mu bukwe bw'umuntu nsanga yatumiye abakobwa b'ibirara gusa kandi ni umukirisitu. Ujya kubona ukabona umukobwa yasiritse barimo kuvuga n'amagambo mabi, ubona bakatakata aho ngaho nk'abantu bakora mu kabyiniro, kandi ubwo ni hahandi bambikira umugeni, ku buryo twagiye kubwira umugeni ngo navemo. Abakobwa barangije baramukingirana, turamubura. Ngewe na Rems mwaduhaye uwo muntu ntabwo asohoka tutamugenje uko tubishaka. Barabanje bamukubita ibintu byitwa amarangi, bashobora kuba bakorana n'uruganda rwa Meki ko yari amarangi menshi cyane. Barahoma amazuru, barahoma agahanga, ingohi umutuku, ibitsike icyatsi, hejuru umutuku n'umuhondo. Hano byarabengeranaga, harimo amabara nk'atatu ku munwa, hejuru no hasi bidasa, badomamo n'utuntu tw'utudomo hano. Barahoma barangije bazana ubundi buntu bubengerana, bakazamumenaho ku buryo azaza agira gutya, wamufotora ukabona biragira gutya. Uri ku byuma yashyizemo ya ndirimbo, zira ndirimbo zose umugeni aziraho. Bararuha, barushye, ndagenda njyayo nanjye ndaruha. Tuzana undi mugabo avuga nabi, araruha. Tugiye tubona umukobwa aravuze ngo ariko ngo ni mundeke. Yiyizira gake gake, yanarakaye cyane, yanarakaye. Buriya abakobwa muri abanyamahane bigaragara ku munsi w'ubukwe. Uko umuntu arakara ku munsi w'ubukwe, abantu bose bakamwinginga bati seka seka seka, yarangiza ati nahiye n'ubundi. Ko ku munsi w'ubukwe nibwo umenya ko ushatse cyangwa utagize gute udashatse. Buriya n'abasore baba bari kwifotozanya, ukambwira uti mwenyura, murebe mu maso, ukabona umuhungu arimo aramureba gutya, naho arimo aravuga ati nahiye n'ubundi byarangiye. Nshuti zanjye, iki kintu ni ikintu gikomeye. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya, haleluya. Ndeka nsabe buri muntu wese aramutse uwo bicaranye, aramutse uwo mwicaranye. Yego, murakoze cyane. Nishimiye nanone kubana namwe, mbaha ikaze. Ikindi kintu cya kabiri, uyu ni umugabane wa kabiri w'ikigisho cyacu. Yaba mwebwe, yaba nabo turi kumwe nabo online, Imana ibaha umugisha. Twarize, ariko uyu munsi dufite ikigisho kitari bube kirekire, ariko gifite umukoro. Ndimo ndavuga ubwo gifite icyo twita class work. Ubwo rero muraza kuza kuba hafi. Nyuma y'uko twiga turaza kujya mu matsinda,
mbahe class work munkorere, nimumara kuyinkorera noneho tuze kuza guhuriza hamwe ibivuye muri uwo mukoro, tubone kugira gute, tubone gusoza. Ikigisho tugiye kwigana uyu munsi kirabaza ngo ni iki gicira umuntu inzira yo kurambagiza? Ese ubundi kurambagiza ni iki? Ni iki gicira umuntu inzira yo kurambagiza? Ese ubundi kurambagiza ni iki? Munyemerere tubanze dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nshimishijwe cyane no kuba mpagaze imbere y'ubwoko bwawe, abana bawe, abo wakuye mu mwijima w'icuraburindi ukabazana mu mucyo w'itangaza. Tuvuka mu miryango itandukanye, dufite ibibazo bitandukanye, ndetse twaciye mu mateka atandukanye, ariko twese imbere yacu hari ikintu kimwe kidatandukanye. Mwami Uwiteka, aba bana bawe ubwo bafite icyerekezo kimwe, ubane nabo kandi ubarinde. Ubwo tugiye kwiga aya magambo, tugiye kwiga uyabike ku nkomanizo z'imitima yacu, aho atabasha kuzibagirana mu gihe dufata imyanzuro y'ibitugenga bya buri munsi. Turakwishingikirijeho kugira ngo ubane natwe kandi uduhe imbaraga y'Umwuka wera, kugira ngo mu gihe nk'iki two kugukoza isoni tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo tujyane muri Bibiliya, dufate urugero ku bantu batatu. Turafata urugero kuri Isaka, dufate urugero kuri Yakobo, niturangiza dufate urugero kuri Mose. Aba bantu uko ari batatu turi burebe ikintu cyabaciriye inzira. Kuri iki gihe umuntu iyo agiye kurambagiza, hari impamvu nyinshi zimucira inzira. Hari ukuba ababyeyi bawe bakize, cyangwa se nawe ukaba ufite isura nziza, cyangwa se ukaba nawe ufite icyerekezo cyerekana ko uzarangiza amashuri, icyerekezo cyerekana ko ushobora kuzakira, kuba ufite ubutunzi, kuba hari umuntu wagiye akabikuvugira azi kuvuga neza, kuba hari ahantu mwahuriye n'umuntu atajagaraye nawe utajagaraye mukaganira, kuba umuntu ashobora kuba akunda abantu bateye nk'uko uteye. Hari impamvu nyinshi cyane. Izo mpamvu rero abantu bashobora kuzinjiriramo, kandi nanone abantu twarabibonye ko bafite impamvu nyinshi zibasunika igihe berekeza mu gushaka. Rero uyu mwanya nagira ngo turebe abantu batatu aba ari bo dufatiraho urugero. Nababwiye umuntu wa mbere ko ari Isaka. Reka turebe igice cya 24 cy'Itangiriro. Aburahamu yohereza umugaragu we kujya gushakira Isaka umugeni. Aburahamu yarashaje ageze mu zabukuru, kandi Uwiteka yari yarahaye Aburahamu umugisha kuri byose. Aburahamu abwira umugaragu we umukuru wo mu rugo rwe wategekaga ibyo byose ati, ndakwinginze shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye, nanjye ndakurahiza Uwiteka niwe Mana nyir'ijuru, niwe Mana nyir'isi, yuko utazasabira umwana wanjye umunyakananikazi abo ntuyemo, ahubwo uzajye mu gihugu cyacu kuri bene wacu, usabireyo umwana wanjye Isaka umugeni. Uwo mugaragu aramusubiza ati, ahari umukobwa ntazemera ko tuzana muri iki gihugu, byaba bityo naba nkwiriye gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemo. Aburahamu aramusubiza ati, wirinde gusubizayo umwana wanjye. Uwiteka Imana nyir'ijuru yankuye mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo, ikambwira indahiro iti, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Iyo niyo izatuma marayika wayo akujya imbere, nawe uzasabireyo umwana wanjye umugeni. Kandi umukobwa yaramuka yanze, ntuzafatwa n'iyi ndahiro undahiye. Icyakora ntuzasubizeyo umwana wanjye. Uwo mugaragu ashyira ukuboko munsi y'ikibero cya Aburahamu shebuja, arabimurahirira. Harimo ibintu bine muri iki gitekerezo. Icya mbere, Isaka agiye kubona umugore
ariko hari undi muntu wabigizemo uruhare. Ubu ni uburyo bwa mbere. Ariko Aburahamu aravuze ati utazagendana amarangamutima yawe, umwana wanjye ukamushakira umukobwa w'ahantu navuye kandi Imana yaradukuyeyo. Uwo mukobwa naramuka yanze akanga kuva iyo iwabo ngo azinaha, ntuzibeshye ngo ufate umwana wanjye ngo ajye kuba iyo ngiyo. Murabizi yuko abantu bakundana bashaka kurushana imbaraga. Kenshi na kenshi ibi bikunze kuba ku bantu bafite amadini atandukanye. Umukobwa aricara akavuga ati ugomba kuza mu idini yanjye, umusore nawe yarangiza ati hoya uzaza mu yacu. Kenshi na kenshi hari n'abantu bagirana ibibazo bagatandukana. Aburahamu yavuze ko umukobwa ubwo avuka mu miryango ya kure, uwo mukobwa agomba kuzava iyo ngiyo agahaguruka akagera gute, akaza. Bivuze ngo iki? Aburahamu yifuzaga ko uyu mugaragu we atazatuma umwana we ashaka nabi. Ndetse Aburahamu yabwiye umuntu, aramubwira ati mu bintu bigendanye no gushakira umwana wanjye umugore, marayika w'Imana nzasaba Imana ikoherereze marayika wayo mugire gute, mugendane. Bivuze ngo iki rero? Gushaka kugomba kuba kurimo ubushake, kuba umuntu ageze mu kigero cyo gukura gihagije. Ari umukobwa akaba atazakenera kwingingwa cyane kuko icyo ashaka arakizi. Ari umuhungu nawe igitekerezo cye yaramaze kugitanga, uwo akunda, uko ameze, uko asa, ndetse akaba afite ishusho y'uwo yifuza kubana nawe. Hakaza kubamo ikintu cyo kuganira n'ababyeyi, ababyeyi bakaba babizi ibyo bintu. Ikindi kintu kigomba kubamo ni ikosa rikomeye gutangira urugendo rwo kurambagiza marayika w'Imana atagize gute, atari kumwe nawe. Abantu benshi rero bajya bakunda guhita bahubuka amarangamutima, bagakuramo ababyeyi, barangiza bagakuramo marayika w'Imana, bakavuga bati urukundo nibwo ruzaryoha. Uyu mukobwa bari bagiye gushaka yagombaga kuba ari umukobwa ukuze uzi gushaka icyo ari cyo. Wowe niba ufashe umuntu ugaturuka uyu munsi umubwira uti ko nifuza ko turwubakana, genda nzagusubiza. Umwaka umwe ugashira, imyaka ibiri, imyaka itatu, ndagira mbabazi uwo mukobwa ubundi abakuze, abatarakura mu mutwe. Ikibazo ni kimwe, ni uko ushobora kumutegereza akazakura, wowe wagize gute, wowe washaje. Aha uyu nguyu ni uwa mbere. Bibiliya itubwira undi muntu wa kabiri. Uyu ni Isaka basabiraga umugeni. Reka tugere ku mwana we rero witwa Yakobo. Yakobo murabizi ubuzima yahuye nabwo, ariko tubanze turebe Yakobo aho yakuye umugeni yahamenya ate, ese yahinjiye ate? Nimureba neza Bibiliya ibivuga mu buryo bwahuranyije. Yakobo atendera Rasheli indi myaka 7. Igice cya 29 Yakobo ajya kwa Labani. Yakobo akomeza urugendo agendera mu gihugu cy'abanyaburasirazuba, abona iriba riri mu gasozi ririho imikumbi y'intama 3 ziryamye, kuko kuri iryo riba bahuhiriraga imikumbi, kandi igitare kigomeye amazi cyari kinini. Aho niho imikumbi yose yateraniraga, bagatembagaza cya gitare bakagikura ku munwa w'iriba, bakuhira intama bakagisubiza ku munwa w'iriba aho gihora. Yakobo abaza abungeri ati bene data muravahe? Baramusubiza bati turi Abanyaharani. Arababaza ati muzi Labani mwene Nahori? Baramusubiza bati turamuzi. Arababaza ati araho? Baramusubiza bati araho, kandi dore umukobwa we Rasheli azanye intama. Bivuze ngo uyu mukobwa yari umukobwa ufite icyo akora iwabo. Arababwira ati dore niburira, igihe cy'amahindura ntikirasohora, mwuhire intama mugende muziragire. Baramusubiza bati ntitubibasha, imikumbi yose iraterana. Bagatembagaza igitare bakagikura ku munwa w'iriba, nibwo turi bubone kuhira intama. Akivugana na Rasheli azana intama za se, kuko ari we uziragira. Nuko Yakobo abonye Rasheli mwene Labani nyirarume n'intama za Labani nyirarume, yegera iriba, atembagaza cya gitare, agikura ku munwa w'iriba,
yuhira umukumbi wa Labani nyirarume. Yakobo asoma Rasheli araturika ararira. Yakobo abwira Rasheli yuko ari mwene wabo wa se, ko ari mwene Rebeka, arirukanka abibwira se. Nuko Labani yumvise inkuru ya Yakobo mwishywa we, arirukanka aramusanganira, aramuhobera, aramusoma, amujyana iwe, abwira Labani ibyabaye byose. Labani aramubwira ati, nukuri uri amaraso yanjye n'ubura bwanjye, abana nawe ukwezi kumwe. Labani abaza Yakobo ati, kuko uri mwene wacu nicyo gituma unkorera ku busa, urashaka ko nzaguhemba iki? Kandi Labani yari afite abakobwa babiri, umukuru yitwaga Leya, umuto yitwaga Rasheli. Leya yari afite amaso atabengerana, ariko Rasheli yari mwiza wese no mu maso ari iki? Ari heza. Mwumva impamvu Bibiliya bivuze ari heza. Yakobo abenguka Rasheli, asubiza Labani ati, ndagutendera imyaka 7 uzanshyingire Rasheli umukobwa wawe muto. Labani aramusubiza ati, kumuguha biruta kumuha undi muntu wese, gumana nanjye. Muri iki gitekerezo harimo ibintu bitanu. Icya mbere, kugira ngo Rasheli atangire kubona ko yaba inshuti ya Yakobo, nuko yabonye Yakobo arimo gukora, areba ukuntu akinguye urutare, avomereye, areba uburyo afite confidence mu kazi. Rasheli aravuga ati wow. Ariko Yakobo we yarebye ibintu bibiri kuri Rasheli. Yarebye umukobwa umanukanye intama mu masaha agoye. Muranyumva neza? Ibyo bivuze ngo ni umukobwa ufite icyo agize gute, icyo akora, ngo ariko arangije yanamureba mu maso akabona ni mwiza. Rero icyo nashaka kubabwira ngiki, isura yonyine ntabwo igifu kihisya. Kuba umukobwa asa neza cyane, haba hagomba kwiyongeraho akantu kitwa icyo ashoboye kugira gute, gukora. Ariko nanone nta musore ugomba gukangisha agatuza kuzuye isengeri, kuba yitera puderi ikamufata, kuba poketinga bikaryoha. Oya, ndagira ngo mbumvishe yuko guhura kwa Rasheli na Yakobo, bose bari abakozi, bose bari bazi icyo bakora, kandi bose amakuru yabo bayagezaga ku babyeyi. Noneho ikindi kintu gikomeye nuko Labani yabwiye Yakobo, aramubwira ati, rero uri mwene wacu, mu magambo make umukobwa wanjye nagombaga no kumuguha. Ariko Yakobo niwe wavuze, aravuga ngo nzamutendera imyaka ingahe? 7. Mu magambo make, niteguye kuba hano muri uru rugo, nkavunika imyaka 7 nkoresha imbaraga zanjye zose kugira ngo muzame uyu mukobwa nakunze. Ubundi reka ngira ikintu mbabwira, ntibyigeze bibaho, ntibyakanakwiye kubaho kumva yuko umusore azabona umukobwa w'ubuntu, umukobwa akakwambika, ukamukura ibyinyo, iwabo bagafata amafaranga bakayakumenaho, nta kintu na kimwe ushinzwe, nta n'ikintu na kimwe ushoboye. Ubu uri umukwe w'umwaku, nta kintu na kimwe ushoboye. Ubundi bajya bavuga ngo umwana, iyo umwana ahiye agashya ku kaguru wamuterura, umwana iyo ahiye ku kaboko wamuterura, ariko umwana iyo ahiye mu kwaha washobora kumuterura ute? Niyo mpamvu rero bajya bavuga ngo umwana uhiye mu kwaha ntaterurika. Mu magambo make, umusore udafite ikintu akora, akaba ari umuntu w'umunebwe wibereye aho ngaho, aba ameze nk'umwana wahiye mu kwaha. Umva, ari wowe wa mukobwa we, nuba n'umugabo wawe, uzagoragoza byange. Niyo wateranya iwanyu bagateranya amafaranga n'iwabo bakayateranya bakayamuha, ntacyo byagira gute, ntacyo byageraho. Ubwo turimo turirebera impamvu zisunika umuntu, impamvu zicira umuntu inzira. Yakobo harimo akantu kuko ababyeyi be baziranye n'ababyeyi ba Rasheli, ndetse nta mafamiye ajya kuba amwe. Noneho icya kabiri, Yakobo si umunebwe, aho agiye akora bidasabye yuko abona ko hari ikintu cyavutse cy'ikibazo. Noneho anagezeyo
abitangarije se w'umukobwa, aramubwiye ati kuva uyu munsi ubimenye, umukobwa nakunze n'uyu nguyu, kandi ikindi niteguye no kugira ngo tuzabane imyaka 7 y'imvune, amanywa nijoro ntasinzira. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo ubundi nta kiguzi kibaho cy'umukobwa, nta kiguzi kibaho cy'umukobwa. Umuntu muzabana wamutangaho ikiguzi kingana gute? Ariko imiryango yagiye ishyiraho akantu gasa naho ari urukiramende kugira ngo umuntu ajye arusimbuka, bamenye ko akuze mu bitekerezo, ko yanatunga urugo. Usigaye ko ukabona umuntu w'umusore yimenyereye kurya udushyimbo na capati, warangiza ukaba nawe inshuti, wazarangiza mwamara kubana ukamubwira uti amafaranga y'iposha ati genda ugure capati n'ibishyimbo, ariko jya woroshya ubuzima, jya ushyiramo imiyaga. Umugore yarya ibishyimbo na capati akazakubera umugore imyaka ingahe? Kubera iki? Abasore benshi bakururwa n'isura ariko batazi gukora. Noneho hari n'ikindi kintu gisekeje, hari ukuntu umuhungu aba ari aho ngaho ubuzima bwaramwangiye, nta kintu ashoboye gukora, nta n'icyo yagerageje, nta n'icyo yize. Ni wa muntu uri aho ngaho cyokoza abaza amakuru y'umupira, Man U yatsinze ariko Arsenal yabuze umukinnyi w'inyuma. Mwajya kuganira iby'inzu akakubwira ati kanaka yujuje inzu hano mu mujyi. Mwajya kuganira iby'inkweto akakubwira inkweto igezweho n'ipantaro, akakubwira ko ari nziza izi kuririmba, inkuru akavuga icyuya kikaza kihanagura. Ariko wamwegera ku bintu bigendanye n'ubuzima, yarangiza akakubwira ati wapi, ubuzima iyo bukomeye urabworoshya ugashyiramo imiyaga. Bakobwa banjye, nagira ngo mbabwire ngo iki kintu mukitondemo. Noneho reka tugende tujye kwirebera umuntu witwa Mose. Mose igice cya 2 Kuva. Mose yica umunyegiputa arahunga. Mose yisha umunyegiputa arahunga. Umurongo wa 15, Farawo abyumvise ashaka kwica Mose, maze Mose aramuhunga ajya gutura mu gihugu cy'Imidiyani. Agezeyo yicara iruhande rw'iriba. Umutambyi w'Imidiyani yari afite abakobwa 7, baraza badahirira intama ze zose za se, buzuza ibibumbiro. Abashumba baraza barabirukana. Mose arahaguruka arabatabara, yuhira umukumbi wabo. Bagiye kwa se Reweli arababaza ati noneho ko mutebutse? Abakobwa baramusubiza bati nuko umugabo w'umunyegiputa yadukijije abashumba, kandi akatudahirira akatwuhirira n'umukumbi. Abaza abakobwa bati ari hehe? Niki gitumye musiga uwo mugabo? Nimumuhamagare tumufungurire. Mose yemera kubana n'uwo mugabo, ashingira Mose umukobwa we witwaga nde? Witwaga Zipora. Abyara umuhungu, se amwita Gerishomu, ati nari umusuhuke mu gihugu kitari icyacu. Ubu ni ubundi buryo bukingura amarembo, guhura na famiye urimo kuyitabara, guhura n'abantu urimo kubafasha muri sosiyete zisanzwe, guhura n'umuntu ari mu kibazo ukamuha serivisi. Mose yahageze asanga aba bakobwa 7 bamanutse, abashumba baje barimo kubabuza kuvomera, babamereye nabi cyane. Imbaraga za Mose no kumva ibintu bitapfa aho ari byatumye ahita atangira kurwana nabo. Yegezayo ba bakobwa, arwana na ba bashumba bose arabanesha. Amaze kubanesha, akazi ba bakobwa 7 bagombaga gukora kose agira gute? Arakikorera, arabashorera, arabazamukana. Ariko uko yagendaga bazamukana, abareba imbaraga zabo, abareba uko basa, yumva ibyo baganira. Yagezeyo arimo kuvuga ati uyu mukobwa witwa Zipora ni ugize gute? Ni usobanutse. Ariko uyu munsi wa none dufite abakobwa babyuka ugasanga yibereye kuri telekomande, telefone arayimaraho isaha, narangiza afungure mashine
ajye kuri Facebook amareho isaha, yongere agaruke yayure azenyweye ka cyayi, ntari brosa ntarakaraba no mu maso. Oya, uko yaraye niko akimeze, na wa murongo wa hano uracyahari. Aze agaruke mu buriri, noneho narangiza ajye kuri YouTube. Kuri YouTube we saa 5 zibe zirageze, ikabutura umwenda yararanye, yicaye mu ntebe nziza. Haraba bafite intebe nziza iwabo, telekomande sasa. Ubwo afite bombo yo ku gati, iruhande hateretse agatasi k'ikawa, muranyumva neza, n'amatelefone nkangahe, yitaba abasore, ahinduranya akabombo, ahinduranya akacyayi, ahinduranya amashene ya remote control. Wajya kona ukabona saa 6:30 nibwo agiye gukaraba. Saa 8 arahagurutse agiye gusura umukobwa baziranye, akagaruka saa 12 yarushye arandaga. Ubuzima bw'umukobwa nk'uyu kubuzirika ku musore wavutse ari indushyi kaba ari akaga. Rero icyo nagira mbabwire ngiki, mwumvise ko na Mose ubutwari bwe gukora ndetse no kwitegereza abakobwa atuje akurikije ubuzima arimo. Reka mbabwire, mu gitabo kimwe narasomye cy'abakurambere n'abahanuzi ngo Zipora yari umukobwa ugira isoni nziza. Icya kabiri, Zipora yangaga umuntu urengana. Icya gatatu, yagiraga amagambo make. Icya kane, ngo waramurebaga ukabona ko ari umukobwa wubaha Imana. Ikindi cya gatanu, yari umuntu ugira rwa rukundo utabona yuko rusaba kurukura ahantu kure. Hari umuntu mukundana ukabona aragorana we, kumukura mu rukundo ukabona biravunanye, ku buryo hari umusore ukarambagiza umukobwa nk'imyaka 5, umwaka wa 5 warambirwa, wamara gufata undi ukumva arakubwiye ngo bite ni byiza, amakuru ni meza, ese kutagarutse? Ati nabonye utanyitayeho ndagenda. Oya, nari nkirimo kubitekerezaho, noneho ubu naguha igisubizo. Umusore yarangiza ati kireke n'ubundi nanjye narakiboneye. Icyo nagira mbabwire, turi mu kinyejana gisaba kudahubuka, ariko gisaba yuko n'ubwenge bwawe buba bugira gute, buba bwihuta. Turi mu gihe cy'ikinyejana ugomba kuba ufite amaso asikana yihuta. Muranyumva neza? Buriya aba basirikare bajyana kurwana mu kirere, urabona wowe uri mu ndege ubu bagufasha bakagushyira mu ndege, barangiza bakagutwara muri helicopter ugenda ureba hasi, wagira isereri waruka. Bafite ukuntu batoza umuntu ku buryo abazaza agenda mu ndege agenda areba mu mazu kandi ntagire isereri. Icyo rero ni ubushobozi bamwongerera bw'ubwonko bwo gusikana, akaba yareba ibintu byinshi mu kanya gatoya. Rero kuri uyu munsi umukobwa iyo yicaye imbere y'umusore, hari igihe barimo kwirebera ibirenge. Umusore yaje yambaye udusandari yatiye ariko twiza, inzara baziciye neza, ukabona umukobwa yigire ku birenge agasha ufite inzara nziza n'ibirenge byiza. Wowe nibuze ubwenge ntukarebe ibirenge. Bibiliya iravuga ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi. Kandi nanone abanyarwanda baciye umugani ngo ifuni bagara ubucuti niki nakarenge. Ni ukuvuga ngo ibintu bibiri. Cyambere, ese uyu muntu ni umuvuga butumwa, akunda Imana, akunda ijambo ry'Imana n'ibintu by'Imana. Icya kabiri, uyu muntu afite inshuti ze niziye. Impamvu nimwe, nuko bizakugora cyane ku munsi w'ubukwe. Hari igihe uzajya kubona umugabo wawe washagawe n'abantu b'abanywantabi b'imbobo. Nigeze kujya mu bukwe bw'umuntu nsanga yatumiye abakobwa b'ibirara gusa kandi ni umukirisitu. Ujya kubona ukabona umukobwa yasiritse barimo kuvuga n'amagambo mabi, ubona bakatakatama aho ngaho nk'abantu bakora mu kabyiniro, kandi ubwo ni hahandi bambikira umugeni, ku buryo twagiye kubwira umugeni ngo navemo. Abakobwa barangije baramukingirana turamubura. Ngewe na Rems mwaduhaye uwo muntu ntabwo asohoka tutamugenje uko tubishaka. Barabanje bamukubita ibintu byitwa amarangi. Bashobora kuba bakorana n'uruganda rwa Meki ko yari amarangi menshi cyane. Barahoma amazuru, barahoma agahanga, ingohi umutuku, ibitsike icyatsi, hejuru umutuku n'umuhondo. Hano byarabengeranaga harimo amabara nk'atatu, ku munwa
hejuru no hasi bidasa, badomamo n'utuntu tw'utudomo hano, barahoma barangije bazana ubundi buntu bubengerana bakazamumenaho ku buryo azaza agira gutya wamufotora ukabona biragira gutya. Uri ku byuma yashyizemo ya ndirimbo, ziriya ndirimbo zose umugeni aziraho, bararuha barushye, ndagenda njyayo nanjye ndaruha, tuzana undi mugabo avuga nabi araruha. Tugiye tubona umukobwa aravuze ngo ariko ngo ni mundeke, yiyizira gake gake, yanarakaye cyane, yanarakaye. Buriya abakobwa muri abanyamahane bigaragara ku munsi w'ubukwe. Uko umuntu arakara ku munsi w'ubukwe abantu bose bakamwinginga bati seka seka seka, yarangiza ati nahiye n'ubundi. Ko ku munsi w'ubukwe nibwo umenya ko ushatse cyangwa utagize gute udashatse. Buriya n'abasore baba bari kwifotozanya ukambwira uti mwenyura murebe mu maso, ukabona umuhungu arimo aramureba gutya, naho arimo aravuga ati nahiye n'ubundi byarangiye. Nshuti zanjye, iki kintu ni ikintu gikomeye. Igihe cyose uzaba urimo kureba umusore agatuza, ntukarebe uko kishushanyije mu isengeri. Jya uvuga ngo uyu muntu iyi mihore n'iyi mitsi ye afite, nindamuka ndwaye nkaba ntarimo gukora, azakora ku buryo uru rugo rwacu rutazagira ikibazo. Nureba umuntu amaso, ukareba umuntu impagarike ye, jya ugerageza usikaninge urebe n'ibirenze iby'amarangamutima yawe akwereka. Nshuti zanjye, Mose yagize urushako rwiza, Yakobo yagize urushako rwiza, ariko bose ni abantu kuvunika byabaciriye inzira. Ntukajye ushaka yuko urushako ruhinduka imibare, jya ureka urushako ruhinduka umugisha. Kubera iki? Hari igihe Imana iguha umugore cyangwa Imana ikaguha umugabo ikabinaguhembeyemo, ku buryo ibyo bintu handi Bibiliya ivuga ngo uzaba ugize umugisha kuri nde? Kuwiteka. Ku buryo ibintu byose Imana ukeneye izaba yarabishyize muri uwo nguwo. Ariko mfite ubwoba, umuntu asigaye ahura n'undi muri tagisi, yarangiza akamureba kundeba, wowe se sinkurebye nawe undeba, bakongera akareba hirya, umuhungu akagarura amaso, umukobwa atari ko kurimo kundeba, ati rero ntakubeshye nagukunze. Umukobwa nawe ati nanjye nagukunze, mpako kanimero se, agahita akamuha n'undi akakamuha. Yarangiza agahita amubwira ati nyoherereza n'ifoto yawe, akayimwoherereza. Iwanyu ni hehe? Aho ndaviramo inzu ndinjiramo niho iwacu. Ubwo niwe abahise agira gute? Ahamenya. Nimugoroba agahita yohereza ka kantu ka WhatsApp kameze gutya, umukobwa agahita akubitaho ka hello, bakaba baratangira aho. Rero wageze mu rugo amahoro? Yego. Ariko sha iwanyu bafite amahirwe, ni wowe mukobwa wenyine? Ni njye njyenyine. Iwanyu ubwo baragukunda, kuhagukura bizangora. Urumva deja ahise agera ku rwego rwo kugira gute? Ariko ni umunsi wa mbere n'amazina ntarayamenya, kugukura iwanyu bizagira gute? Bizangora. Urukundo rwacu rero muri no minsi rumeze nk'inkoko za pondezi. Inkoko ya pondezi uhaca icyuma kirimo gutera amagi, wowe ukagenda, hashira ibyumweru 2 wagaruka ugasanga inkoko zirimo zirabika. Izi nkoko zavuye muri ya magi. Ariko ikibazo ni kimwe, ibeshye wongera urangiza andi mezi 5, uragaruka ugasanga ya nkoko ngiye gutera amagi ariko yapfutse ubwoya bwo ku kibuno no ku ijosi bwashizeho. No kuvuga ngo impamvu urukundo rw'iki gihe basigaye barufatirana, ni ukubera ko agufatirana utarahumuka. Kubera iki? Arabizi yuko nuramuka mugendanye mukajyana nko kwa Rubangura mu mujyi, cyangwa mukajyana hano i Musanze, mugahura n'abantu 4 bakuzi neza, barahita bahamagara wa mukobwa bamubwire bati urahiye wo katsindwa we. Kubw'ibyo rero umuntu ashaka uburyo akuretereta vuba, yarangiza ibyo agushakaho byose akabibona vuba, yarangiza niba aruvamo akagira gute? Akavamo. Cyangwa agahita kuzana mu rugo, noneho ukazaza uhura n'umuntu agahita avuga ati uyu ni umugabo wawe? Uti yego. Yarangiza agahita kureba, none se Claudine ntago mukibana? Umugabo agahita avuga Claudine uhe?
oya Claudine se niyo ari umugore wawe ubukwe sinabutashye ntabwo wakoreye ubukwe aha ntabwo ari wowe witwa kanaka. Umukobwa uherutse gukora ubukwe agahita akanura, se sheri wari ufite undi mugore ariko reka mbabwire, niki kizakubwira ko washatse nabi? Ni igihe uzatangira kuzaza ugenda uhabwa amakuru wagombaga kuba ufite mbere ukaba urimo kuyahabwa nyuma, kandi nta n'icyo kigize gute, nta n'ikintu kimaze. Niyo mpamvu rero mwongere vitensi yanyu yo gusikana, mwongere speed ya memory. Computer kera habagaho ibikompiyuta binini cyane ariko bigakora utuntu duciriritse. Ubu rero ikigezweho computer bayongerera ubwonko ku buryo ibintu cya gikompiyuta kinini cyakoraga mu minsi 2, utu dukompiyuta dutoya turimo turabikora mu isaha imwe kakaba kaguhaye umwanzuro. Bivuze ngo iki rero, mwebwe abasore rero n'iminsi y'imperuka, mwe muri mu bihe bibi, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari iki, ari mibi. Urasabwa kuba uri umuntu ufite ibitekerezo bitajahagurika. Hano hari amagambo nifuza gusoma nkabona gutanga umukoro wanjye. Ni amagambo yantangaje, ntabwo nzi neza niba muri mwebwe hari abantu bafite iki gitabo, ariko abagifite mwebwe mwareba igitabo cyitwa Ubutumwa ku basore. Muri iki gitabo cyitwa Ubutumwa ku basore harimo amagambo akomeye ndimo kwifuza kwifashisha, ndetse ndajya kuri page, harimo amagambo akomeye nifuza ko twifashisha muri iki cyigisho cyacu. Hari umugisha uturuka ku gukorana umwete. Amagambo nifuza ko tureba ari kuri page y'199. Ayo magambo aravuga ngo ubunebwe nibwo butera abantu gusuzugura inshingano zoroheje za buri munsi mu buzima. Kwanga gukora izo nshingano bitera umuntu intege nke mu bwenge no mu mico mbonera atazabura kwiyumvamo umunsi umwe. Igihe kimwe muri ubwo buzima bw'ubunebwe inenge ye izivumbura yigaragaze neza. Raporo y'ubuzima bwe yanditsweho aya magambo ngo yari uwo kurya gusa, nta musaruro yatangaga. Nashakaga kubabwira ko iyo umuntu ari umunebwe, aricyo twahereyeho tureba ku bandi bantu bose, iyo umuntu ari umunebwe akaba ari umuntu utajya ugira icyo yitaho, uyu muntu agwa mu mitego myinshi. Mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo, Urugo rwa Gikristo harimo amagambo akomeye nifuza ko dukoresha. Banditse ku cyigisho cya 11, haranditswe ngo gushyingiranwa guhutiyeho kandi kutagejeje igihe. Gushyingiranwa guhutiyeho kandi kutagejeje igihe. Haranditswe ngo abahungu n'abakobwa bashyingiranwa urukundo rwabo rutari rwakura, ibitekerezo bitaragimbuka, amarangamutima yabo atarakomera. Nuvuga ngo iyo ushatse ufite izi defo eshatu ubu uzahura n'akaga. Nongere nsubiremo, abahungu n'abakobwa bashyingiranwa urukundo rwabo rutari rwakura, ibitekerezo byabo bitaragimbuka. Umuntu agifite udutekerezo tujahagurika, umuntu umuhura, buriya nuhura n'umuntu ngo arimo arakurambagiza ariko ukumva arimo arakubaza inkweto, iyi nkweto ayiguza ngahe, iyi sakoshi. Hari umukobwa turirimbana nabonye ayifite mu maso, yarangiza akakureba, ariko uyu munsi ndabona wabyutse neza, uranyumva, wajya kubona ukabona imodoka iratambutse, iriya modoka hari umuhanko sha uyifite, iriya modoka irahenda ntuyirebe kuriya. Wajya kubona ukabona telefone iramuhamagaye, halo, akavugana n'umuntu, yarangiza ati uyu muntu shawe iwabo bafite amafaranga, kandi ngo ubwo yaje kurambagiza. Ubundi uwo muntu aba yaje kurambagiza cyangwa ni umunyamakuru w'amakuru y'ahandi?
simwe mbaza. Hari abantu usanga bafite ibitekerezo bitagimbuka. Baberekanye hano ku rusengero yuko mutegura ubukwe, wasohoka umuntu agahita atangira ngo uri umugome gusa. Ukamaze kubera iki? Ibintu nkoze ni ibiki? Ibiheze. None se buriya wabonaga nkureba ukagira ngo ndakureba mvuga iki? None se niwabonye mu ishuri ryo kwisabato twicarana, burya nibyo byari binzanye. Cya gihe duhura korari yanyu yaririmbye, ntabwo wabonye ukuntu nasereburaga cyane. Burya ni wowe nabaga naje kureba. None ibi ni ibiki unkoze? Mukobwa ati se nge nderekwa. Kurambagiza bisaba kuba ufite ibitekerezo bigimbutse, ukaba ushobora kugenda ukabwira umuntu ikigize gute ikikugenza. Naho ibintu byo kujya gutanga inkuru, kujya kwerekana, guhora uhazenguruka ariko ijambo ryarabuze n'akazi kawe. Ibitekerezo bigomba kuba bigimbutse, amarangamutima agomba kuba yaramaze gukomera. Ubu se reka ngira ikintu mbabwira. Niba muri tronkome ufite imyaka 18, iyo wakundaga umuntu ntumubone ngo umusuhuze, niba wararwaraga indege ukikubita hasi bagahungiza, ibaza ayo marangamutima yawe nakomeza gutyo ukagira imyaka 25 ukiyafite, uzajya gusura umuhungu agusambanye. Niyo mpamvu umuntu ugiye gushyingirwa agomba kuba afite amarangamutima amaze gukura, ku buryo umukabakaba akakubwira ati no winsuzugura, tuza ntago ndi igipupe. Amarangamutima ye akamwemeza ko ashobora gufata umwanzuro bikagira gute bigakunda. Twebwe rero umuntu aragenda akaba umukobwa akambara neza ariko amarangamutima atarakura, n'umusore nawe nuko. Hari abantu benshi uzabona aho kugira ngo amarangamutima yo gufata imyanzuro akure, ugasanga ahubwira uba niryo ryageze gute ryakuze. Ikindi kintu gikomeye hano handitse kandi ngo agere ku rwego rwo hejuru, maze abo bantu bakagirana amasezerano n'indahiro bashyingiranwa babitewe gusa no gutwarwa n'amarangamutima y'ingimbi n'abangavu. Kubana kwa babiri gukozwe bakiri bato kandi n'ababyeyi batabyemeye ni gake cyane kwagiye kuzana umunezero. Gushyingiranwa kubayeho mu bwana kwagiye akenshi kubyara imibanire itarangwamo umunezero, cyangwa se hakabaho gutandukana gukojeje isoni. Ugomba kwirinda gushaka uri umwana ariko ukanirinda gushaka ukecuye. Uzi kujya kubona ukabona ugeze mu myaka abantu wagiye ubanga, umuntu aratangira agahita avuga ngo ngewe ngo nintabona umuntu w'umukirisitu ugenda n'ibitabo 6 mu kwaha sinzamushake, wo ni umupagani singiye kuzabwahagirana. Ukabura utwara n'igitabo kimwe ukabivaho ukavuga uti nintabona ufite amafaranga ntago nzashaka. Wajya kubona ukabona bafite amafaranga bose bamo barashaka bahandi, hasigaye abanyonga igare. Uti hoya afazari nzaguma hano ubundi data nta kintu abuze. Warangiza ukageraho ukavuga uti rero nintabona uwize ubwo byarangiye. Abizi ukabona baragiye nabo bashize ku iseta. Nibwo uzajya kubona ubona umuntu asiga afata telefone, alo biteze wamumenye nindeze nimero ndabona nta zina ririho, ariko urirengagiza ubwo nijwi nturyumva. Ijwi ntago ndimo kuryumva ariko se nyibwire urinde. Aha nuwahoze ari inshuti yawe da, ko nakundanye na benshi. Buriya rero abasore baba baragowe, ko nakundanye na benshi se ndamenya ari uwuhe? Urabona reba muri aka karere ka Musanze, ngaho Mfora ugahita utangira ushishimura abo mwakundanye kandi ntarimo. Ni Claudine, hoya ntabwo ari we. Suzanne, hoya ntabwo ari we. Angelique, hoya ntabwo ari we. None se wowe urinde ko abo ngabo batatu urumva igihe mwabaniye ntaba nabyibuka. Urabona mushuti wawe wa wundi mwatangiranye ariko ubwo wanyirengagije. Uri kanaka yego, ariko buriya wagiye nk'imfura koko, buriya wagiye nk'umukirisitu. Umuntu wakuyeho nimero iminsi 3 ndakubura, none n'ubu ngubu none se ubigezeze. Nanjye ndaho uzagaruke twumvikane. Imyaka iba yabaye mibi cyane.
ntugomba gushaka uri umwana, ariko ni n'inshingano zawe kudashaka ugize gute ushaje. Ndabizi neza yuko hari abantu benshi bashobora kumbaza ibibazo byinshi. Abatazifata bazajya mu kaga ko kuba w'igihe kirekire nta munezero bafite. Umuhungu utarageza ku myaka 20, umwanditsi w'iki gitabo yari umunyamerika. Umwana w'umunyamerika warezwe neza, wigishijwe ubuzima atari bya bindi bicaye kuri telekomande. Mu kinyejana cya 19, imyaka 20 wabaga uri ku rwego rwiza rwo gushaka. Ariko twebwe umusore agera ku myaka 20 akirimo gushwana n'iwabo. Iyi sukari mwama yari kubu mwakiretse afazari. Mama akavuga ati ariko ko numva gitera induru habaye iki? Mama ntibakama isukari ingana gutyo, ubu ngubu iki ni igikoma cyangwa mumbwire ko mumpaze nigendere. Mama yarangiza ati umva mukobwa wo mu rugo, umukozi wo mu rugo, mushyiremo ibindi biyiko bibiri ariko induru ishiraho ngaho. Imyaka 20 hano mu Rwanda umuntu abakirimo gushwana n'isukari, harimo kubwira nyina rwose ngewe ibishyimbo bya wagiye ucishamo n'agasosi k'ubunyobwa mukecuru kubona byanze. Kandi ubwo mukecuru arashaje, igisore gifite ubwanwa, cyogoshe zero fote, cyambaye urusengeri, guca mu rugi kirunama. Ariko ni ikibazo, si ikibazo. Nshuti zanjye, iki gitabo kiratangaje. Banditsemo ingingo zitandukanye. Muri izi ngingo bashyizemo indi ngingo yitwa gukwirana kw'abashakanye. Kurambagiza, ugomba gukoresha amaso yawe, ugakoresha n'amaso y'umwuka. Mwongereho nanone n'ijisho ry'iterambere. Ugomba kwibaza ngo kwifatanya n'uyu muntu bizanteza imbere mu buhe buryo? Mu bitekerezo byanjye n'icyo azamfasha? Mu bigendanye n'uburyo nkunda abantu n'uburyo nsabana nabo azanshyigikira kuba urugo rwanjye rwazaba urugo rwisanzurwamo n'abantu kandi abantu bakadusura? Ikindi, mu bitekerezo byanjye nteye gutya ariko numva nabana n'umuntu uteye gutya kugira ngo azamure imitekerereze yanjye. Uyu muntu azamfasha iki? Wowe urimo uraganira n'umuhungu, imodoka yatambuka ukamubwira uti iriya modoka ni umweru, agahita akubwira yego iriya modoka ni umweru kandi buriya ziriya modoka zinywa esanse nyinshi, bikaba birarangiye. Uwo muntu azakumarira iki? Ikintu cyanangaje cy'abakobwa aho babera abahanga. Njyewe ndi umwarimu, nigeze gusanga umukobwa n'umuhungu barimo kuganira cyane, barebana mu maso gutya, amaso atanyeganyega. Mbwira umukobwa ndamubwira nti ndabona kabisa bimeze neza. Nti n'uyu nguyu se nshaka mbyandika? Ngo ya, ngo ntabwo ari uyu nguyu. Umuhungu baratangaye, mbona arakangutse. Ndamaza se ntago muzabana se? Umukobwa arangije areba umuhungu, amukubita agashyi ku itama. Uyu ni uwo kugendana, uyu ntabwo yavamo umugabo. Kubera iki? Kandi ubwo umuhungu yemeraga kurya kabireka. Uranyumva? Umukobwa yakwirwaza n'umuhungu akirwaza kugira ngo nyine amwereke ko bari kumwe. Ariko reka njye ikintu mbabwira, umukobwa iyo ari mutoya ibintu by'ububwa wikora ugira ngo uramwereka yuko muri kumwe, wababara yuko ahubwo ari ikimenyetso cy'uko mutagira gute, mutabana. Hakeneye rero gukura mu mitekerereze. Ni igiki kiri butume abantu bakwirana? Nuko Imana iyo ishaka ko abantu babiri babana, icyuho cy'umwe Imana irakireba ikamuha uzagira gute, uzaziba icyo cyuho. Niba ngira amagambo menshi, umugore wanjye avuga amagambo make. Niba abantu bankunda ariko simbona umwanya wo kubakunda, umugore wanjye azamfasha gukunda abo bantu. Niba mpfusha ubusa amafaranga, umugore wanjye azaba ari wa muntu uzi kugenzura amafaranga. Rero uko gukwirana ni ikintu gikomeye. Muri iki gihe isi yuzuye amakuba n'ibyaha, kandi ibyo ni bimwe mu ngaruka z'uko abantu bashyingiranwa badahuje. Akenshi usanga bitwara amezi make cyane kugira ngo umugabo n'umugore babone ko badashobora guhuza, bityo ingaruka ikaba kutumvikana, kudashira mu miryango,
kudashira mu miryango, kandi ariho hagombye kuranga urukundo no guhuza biranga ijuru. Kubwo kutumvikana ku ngingo z'agaciro gake, umwuka wo gusharira ugenda ugira gute? Ukura. Ugomba kwitoza. Niyo mpamvu hagomba kubaho igihe cyo kurambagiza. Kurambagiza hagomba kubamo igihe kugira ngo wige amarangamutima, ikirakaza umuntu wawe, ikimushimisha, ikintu akunda, icyo adakunda, abantu agendana nabo, abatagendana nabo, ibintu akunda kwambara, ibyo atambara, mu rusengero ibintu akunda n'ibyo adakunda, kugeza n'ubwo wicaye ukamwumva ukumva inama ze. Nshuti zanjye, iki kintu kiratangaje cyane, ariko n'abantu bake babyitaho. Umusore witegura kuzaba umugabo mu rugo akwiriye kumenya kudasesagura umutungo kandi agakunda gukora. Mu bihe bya kera, iyo umusore yajyaga gushaka umugore, mbere y'uko ubukwe buba, yagombaga guha sebukwe umubare w'amafaranga runaka cyangwa ibintu bifite agaciro kangana n'ayo mafaranga hakurikijwe uko yabaga ashoboye. Ibyo byagaragaraga nk'ibihamya isano y'abashakanye. Ababyeyi ntibizeraga ko abakobwa babo bazatunganirwa baramutse basanze abagabo batigeze bateganya ibyangombwa byo kuzafasha umuryango wabo. Iyo babaga badafite ubutunzi buhagije n'umwete byo gukora ngo babone amatungo cyangwa amasambu, byateraga impungenge ko imibereho yabo nta gaciro izagira. Ariko hari uburyo bwari bwarashyizweho bwo kugerageza ababaga ntacyo bafite cyo gukwa ngo bahabwe umugeni. Bemererwaga gukorera se w'umukobwa bakunda, bagakora igihe kingana n'agaciro k'inkwano basabwe. Iyo umusore yerekanaga ko ari indahemuka mu byo akora kandi ko akwiriye, yahabwaga umukobwa akamugira umugore we, kandi nk'uko bisanzwe inkwano se w'umukobwa yabaga akwerewe, yahabwaga uwo mukobwa ho indongoranyo igihe ashyingiwe. Paje 87, igitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo. Inkwano yari systeme yo gutestinga umusore, bakamuvuna inkwano akayizana, ubwo babanebwe byabaga byanze. Yari systeme yo kugira ngo utazasimbuka uri umuntu winjije udafite n'icyo ushoboye gukora, ngo ugiye gushaka umukobwa w'ahantu hakomeye ibwami. Reka da! Ikintu gitangaje rero, iyo umukobwa yamaraga gutanga, umusore yamaraga gutanga bya bintu, barabifataga ku munsi w'ubukwe bakamuha umugeni we. Noneho muri bya bintu bazana, bafataga ya nkwano yawe yose bakayizana, ukanezezwa no kubona yuko ibyo washyizemo imbaraga bigarutse hehe? Bigarutse iwawe. Uyu munsi rero hari ikibazo gikomeye cyuko ibintu byabaye business. Ibintu byabaye business. Umuntu asigaye areba umukobwa ngo nkurikije isura afite, 2,000,000 nimutazizana muzazireka azaguma hasi nzabura aho mushyira. Urumva umukobwa bamugize nk'ihene. Ntabwo urukundo rugomba kuba amananiza. Ariko nanone nta muntu ukwiye kujya gushaka yitwaje amagambo yo mu ndirimbo. Ubu nje uko ndi nta kindi cyagira gute? Cyanyiza imbere ya sobukwe. Uri muri arya imiyaga, uri muri iryamira ukumva indirimbo. Iyo imvura ibyutse ikubye, ntushobora gukata muri no Musanze ngo ushake ubuzima. Ubu urimo kugenda ugura udutebe ushyira mu nzu, ubu ugenda ugura utubati ushyira mu nzu, ugenda ugura akabanza, uzamura akazu utera agacanga, ntawe umenya aho bwiragize gute ageze. Urimo urarya imiyaga, uririrwa uryamye wumva umuziki, saa 9 ukaza muri repetition yarangira ugakatira ahantu ukajya kurya akaguru k'inkoko, ugakubita kirida urukweto ugatambika ngo uri umugabo uzaba imbwa. Nta musore ukwiye kugenda yitwaje amagambo y'intege nke kwa sebukwe. Uko mundeba ni impamo pe. Njyewe ndasenga, nkunda n'Imana cyane. Buriya n'umukobwa wanyu muzabibona nimbana nawe nzamwigisha gusenga, kuririmba. None se musore, umukobwa wacu bimeze gute? Urumva papa yatandukanye na mama, duhita tuba imfubyi. Ubwo ari kwa sebukwe duhita tuba imfubyi.
ndwana na barumuna banjye, ubuzima buranga, ku buryo pe no mu minsi ishize kurya byari hatari mze, ariko ubu ngubu byibuze nshobora kurya nk'imvange. Urumva musaza agategereza ikintu uri buvuge kizima akakibura, yarangiza ati rero mze ntawe umenya aho bwira ageze, nanjye wenda nzavamo umugabo mu nkope. Ariko reka ngira ikintu mbabwira, biteye isoni, ni biteye isoni. Ni gute umuriro w'urukundo ugushyuhamo umuriro w'akazi utarabanje gushyuha mu mutwe wawe ngo ugire icyo ukora? Nshuti zanjye, aya magambo arakomeye. Umukobwa wigishijwe kwiyitaho usanga ari nawe umenya kwita ku bandi, ntazabera umutwaro umuryango we cyangwa umuryango mugari w'abantu. Igihe azagira amahirwe make, uwo mukobwa akabura icyo akora, azabona ahandi hantu azajya akora akabona ikimubeshaho atandavuye, kandi agafasha n'abandi bamutezeho amakiriro. Umukobwa cyangwa umugore akwiriye kwigishwa umwuga runaka ubyara inyungu, ushobora kumutunga bibaye ngombwa. Hejuru y'indi mirimo yose y'icyubahiro, umukobwa wese akwiriye kwiga kwita ku bijyana n'inshingano z'urugo. Akwiriye kuba umutetsi ubizi, agacunga iby'urugo ndetse akamenya no kudoda. Ibyo ni ibintu umukobwa agomba kumenyera iwabo. None urabwira umudamu uti igipesu kivuyeho, agahita akubwira ngo yewe ngo ubwo ko kivuye, ngo ariko shitani ni mubi. Ariko satani nawe wa hano, ubu iki gipesu koko kiviriyeho iki? Ukamubwira uti ba waranja mbe nkaraba. Halo, ndebera ko aho hepfo tayeri yakoze igipesu kiracitse kandi dufite gahunda yihutirwa. Ni impamvu rwose satani aba yatugerageje. Wajya kubona ukabona umugabo, umukobwa rwose iwabo ntiyikoze iziko, ntazi guteka. Yarangiza rero ukazajya kubona ukabona umunsi wamusuye muri hafi gutegura ubukwe, wajya kubona ukabona hamagaye umukobwa mugenzi we ati ibintu byo guteka si ibintu byanjye, akazamubwira agafiriti kaze kuba kadakomeye, udusarada ho n'ibiki byose. Wajya kubona ukabona aje abishagaye yihanagura icyuya. Niwe wabitetse? Yihanagura icyuya. Umva wihangana, igikoni cy'uyu munsi ni hatari. Ukarya udufiriti urimo kumubwira uti rwose uzi guteka, akakubwira ati wazagera mu rugo mumaze kubana iminsi 3 agatangira akakubwira ati ariko sheri ati buri wundi gucana imbabura ko ari byo bihenze. Wahamagara, halo mutwoherereza ibishyimbo na capati 3. Reka twiryamire n'ubundi turavunwa n'iki. Reka ngiye ikintu mbabwira, umukobwa agomba kuba afite umwuga. Nshobora kuba nganiriye nabi. Umukobwa agomba kuba afite umwuga. Niba uzi kutize amashuri ku buryo yabyara umusaruro, kuva uyu munsi shaka umwuga. Jya hano mu mujyi barigisha guteka, bizagutunga bikugirire n'akazi. Jya kudoda, kwiga kudoda. Ushobora no kwiga n'indi myuga irahari hano, ariko uzajye mu rugo ubizi neza. Na kuba warize amashuri ntibikakubuze kumenya guteka, ntibikakubuze kumenya kudoda. Umwana wawe ikabutura ye akorana izacika mu kibuno, ufate telefone ngo urahamagaye ngo nibaze badoda. Ubuzima bwabaye digital. No guhanagura amenyo hari abazaza bagenda basamye bayahanagure atange 500, ajya ahandi atega umutwe bamufuriremo 1000, azana ahandi inzara babwira ati zirimo zirandya bacomoremo 2, narangiza kubwira ati ariko ndumva akaboko ndimo kagira gutya ntigakunde, ajye muri sauna 3. Uzasanga ibintu byose akubwira ati umuyaga urimo urajya mu menyo nkumva arandiye 6. Kangira ikintu mbabwira, niyo waba wiba banki, umukobwa w'umunebwe ntushobora kumubasha. Umukobwa w'umunebwe akaba umwiyemezi, ntushobora kumwuzuza, ntago bibaho. Ubwo rero iyi page nsomye ni ya 86. Umukobwa agomba kuba azi inshingano. Biragaragara neza ko kugira ngo urugo ruzabeho rukeneye ibintu 3 by'ingenzi. Urugo rukeneye Imana
rukeneye abantu bazi gukora, rukeneye abantu bazi gusabana n'abantu. Ibyo bintu bitatu ni ibishoro wubakaho ubuzima bugakunda. Naho ibintu by'amarangamutima, ibyo ngibyo byo rwose nta kintu bizabagezaho. Rero inshuti zanjye, hari ikintu gikomeye cyane nagira ngo mbabwire muri iki cyigisho cyacu. Icyemezo gikomeye, ugeze noneho ku gihe cyo gufata icyemezo. Urugo runezerewe cyangwa rubabaye, niba abari kwitegura gushyingiranwa batifuza kuzagira ibitekerezo bibi kandi bibabaje byo kwicuza icyo bakoze nyuma yo gushyingirwa, bagomba kubanza kubitekerezaho neza babyitondeye. Iyo iyi ntambwe iteranwa ubupfapfa, iba imwe mu buryo bugera ku ntego rwose bwo kurimbura amahirwe no kuba ingirakamaro by'abasore n'inkumi. Amahirwe no kuba ingirakamaro by'abakobwa n'abasore birangira bitewe no guhita mudatekereje. Mu magambo make, iyo uhise mudatekereje, hari igihe iwanyu baba barakurebaga babona uzavamo umuntu udasanzwe. Hari igihe uba warize n'amashuri menshi, abantu bakavuga bati umukobwa wacu azabyara umusaruro. Ni ukuvuga ngo amahirwe no kuba ingirakamaro kwawe iyo uhisemo nabi, zero. Ibintu byose warotaga uri umwana uzagirira iwanyu biba bibaye zero. Rero iyi ntambwe iradusaba izo ntambwe zose mbabwiye. Ikindi kintu gikomeye, haranditswe ngo ariko ntabwo nshaka ko abantu bumva ko umuntu yashaka uwo adakunda, icyo cyaba ari icyaha. Ariko kurarikira ndetse na kamere y'amarangamutima ntibikwiriye kwemererwa kujyana umuntu mu irimbukiro. Imana isaba kubyinjiranamo umutima wose n'urukundo rwimazeyo. Ndashaka kuvuga iki? Ntuzibeshye ngo ubane n'umuntu udakunda ngo ni ukugira ngo unezeze papa wawe, ngo ni ukugira ngo unezeze mama wawe. Nugira ibimenyetso ubona ku muntu witwaga ngo mwakundanaga, ibyo bimenyetso ukabona bihishe ahazaza habi, ntuzashete ubuzima bwawe. Nshuti zanjye, abantu benshi, ndi kuri paji ya 41 y'iki gitabo Urugo rwa Gikristo, abantu benshi basa n'abatekereza ko gushyingirwa ari ukugera ku munezero w'agahozo. Ariko iyaba bari bazi ko 1/4 cy'abagore n'abagabo barwaye imitima, baboshywe n'iminyururu w'indahiro yo gushyingiranwa, badashobora guhangara gucika, ntibatangazwa no kubona nanditse aya magambo ko ku ngo nyinshi zubakwa usanga kubaka ari uburetwa bukomeye kandi bubabaza cyane kurenza ubundi bwose. Hari ingo ibihumbi n'ibihumbi zubakwa, abagabo n'abagore bakabana ariko badakwiranye. Ibi bintu bitera agahinda kamwe kabi. None ndagira ngo nsabe abakobwa mugiye kwicara hano n'abahungu mwicare hano. Yego, nimubikore tugire bwangu. Abakobwa muricara aha, abahungu muza. Ubwo abahungu bari hariya hepfo mugerageze muzamuke. Aha, abakobwa mugiye gukora amatsinda abiri. Abakobwa bafite imyaka 16 kugeza ku myaka 22 murakora itsinda ryanyu hano. Oya, ibyo bintu two kubikora hatagira abantu tumenera amabanga yabo y'imyaka yabo. Ahubwo muri yaranja mwivangavange mukora amatsinda abiri. Mu ntega amatwi rero, mugiye kuntondekera muritoramo umwanditsi. Ngiye kubabwira ibintu mu bintondekere, nibyo nako kazi konyine. Mukurikije uko mubona ibintu, mukurikije uko isi ihagaze, mukurikije uko mwumva ibintu. Abasore namwe nuko, namwe murakora amatsinda abiri. Nimurangiza mudutondekere ibyo bintu. Itsinda muyobozi haguruka. Oya, ariko utaza gutuma abasore banjye badakora neza, igumire ku byuma. Ibintu tugiye gutondeka rero ni ibi ngibi, mu ntega amatwi, ntihagire umuntu useka.
urabitondeka uko wabishoreranya ari wowe ugiye kubitondeka. Ikintu cya mbere ni ugukora cyane, gukora cyane. Abasore ubwo namwe murimo murandika, gukora cyane. Ikintu cya kabiri ni ugusenga cyane. Abyumvise? Icya gatatu, kuryamana nk'inshuti. Kuryamana, korana imibonano mpuzabitsina. Icya kane, gusurana cyane. Gatanu, kuzigama cyane. Kuzigama ko kubitsa, kuzigama cyane. Gatandatu, gufasha bagenzi bawe. Bagenzi bawe bari mu kigero cyawe, kubafasha nyine bitegura gukora ubukwe. Tugeze ku cya kangahe? Kangahe? Karindwi, kugisha inama. Kugisha inama. Umunani, kurambagiza. Icyenda, gusangira cyane no kumwereka ubucuti, umushuti wawe nyine. Gusangira nawe cyane, kugendana nawe cyane, ukamwereka ubucuti. Tugeze kuri kangahe? Kumwereka inshuti zawe. Kugenda ukamwereka, ukamubwira uti izi ni inshuti zanjye, uriya muntu ni inshuti yanjye, uyu ni inshuti yanjye. Harakurikiraho kumwereka ababyeyi. Kumwereka ababyeyi. Kumwerekana ku rusengero. Ukajya ku rusengero ukabwira uti nimumbonana na kanaka mutazagira ngo nuburara, buriya turi inshuti, ndetse dufite gahunda turimo gutegura, tuzaza mu badiyakoni tubereke gahunda turimo gutegura, kandi mudusengere mutugire n'inama. Ingingo y'ubukwe nayo namaze kuyivuga. Izo ngingo ni zingahe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Namwe nizo mufite? Mufite 12. Iyo mutarimo kubona ni iyihe? Ubukwe. Yego, iyo ubukwe nayo ni muyishyiremo. Turatangiye rero. Ubwo mugiye gutondeka ibyo bintu, mubyumvikaneho. Abasore mwegereye ruguru hariya kugira ngo mutaza gukopera abakobwa. Muhite mukora amatsinda 2. Ubwo buri tsinda riraduha raporo. Murakoze. Ibintu uko twakagombye kugenda tubitondeka. Theo araza kuturebera kuri YouTube abantu igisubizo batanze. Reka nakire amatsinda. Itsinda rya mbere ry'abakobwa, ngwino. Baganiriye cyane, ibi bintu byari bigoye, ariko mutega amatwi twumva uko bagiye kubitondeka. Yego, nugera ahantu kumva abantu babaye nk'abakomera, uguraza gusobanura impamvu ako kantu mwagashyize aho ngaho. Yego, twagiye. Okay. Amazina. Murakoze. Yego. Nitwa Arino Mubyeyi. Yego. Magareye itsinda rya mbere. Itsinda rya mbere. Ikintu cya mbere twashize ku mwanya wa mbere ni ugusenga cyane. Gusenga cyane rwose. Mubaha amashyi menshi cyane. Ku mwanya wa kabiri twashizeho gukora cyane. Ndahamanya namwe amashyi menshi cyane. Buriya nta bantu bashyizeho ku mwanya wa kabiri gusurana cyane. Wamaze gusenga uhita usura umuntu ngo batamugutwara. Okay, ku mwanya wa gatatu. Gatatu, kuzigama. Kuzigama. Kubera iki mwahise mushyiraho kuzigama utabanje guhita urambagiza ngo ubone kuzigama? Nuko abakobwa baba bazayarya cyangwa abahungu bakayamara? Nuko uyabika ngo bayabone hafi? Yego. Ugomba kurambagiza warangije kuzigama. Yego, urakoze cyane, twagiye. 4, kurambagiza. Kurambagiza. 5, kugisha inama. 6, kumwereka ababyeyi. Kumwereka ababyeyi. 7, gusangira no kumwereka ubushuti bwawe. Wamaze kumwereka ababyeyi. Yego. Ubwo uhise
kuki utabanje ngo mujye gusangira uzamwereka ababyeyi nyuma? Ni ukugira ngo nibanga utazahomba. niko twize ingero twabonye nyinshi ko babanzaga bajya kubwira. Yego, twagiye rero. 8. Yego. Gufasha inshuti. 9. Kumwereka inshuti zawe. Gufasha inshuti mu bukwe, uratangira ukazaza ujya mu bukwe ugatangira kumenya uko bategura sare ihagarara ngahe, ese uriya muntu wadekoye buriya hagarara ngahe, nyine ukabona hari kugira ngo nawe utazabura abataha ubwawe. Komeza, ndemeranya namwe. Yego. 10. Gusurana. Gusurana. Mutangiye noneho gusurana, mukaza munasurana nijoro. Oya. Kubera iki? Mu cyigisho cyabanje kuki twabonye ko gusurana nijoro harimo akaga? Wari uhari ubushize? Nta muntu wanyibutse impamvu ubushize twavuze ko gusurana nijoro ari bibi? Nta ubyibuka? Yego rata. Irari rifata abantu, ariko Elena White yaranditse ngo abamareka b'umwanzi baherekeza abantu bajya kurambagiza ryari nijoro. Twagiye, komeza. 11. Kumwereka ku rusengero. Yego. 12. Ubukwe. Yego. 13. Kuryamana. Abantu mubaha amashyi. Nari nzi ko bari bugashyire imibonano mpuzabitsina, nari nzi ko bayikubitamo nko muri 4. Urumva hari umuntu ubanza akabanza akazigama, yamara kuzigama agahita afata umukobwa, yamara gufata umukobwa bagasurana cyane, bamara gusurana cyane bagahita bakora imibonano mpuzabitsina, noneho agabona kuza ku rusengero. Twarashimanye. Ni ikibazo si ikibazo? Iriya groupe yakoze, groupe ya 2 y'abakobwa. Mutega amatwi. Yego. Yego. Murakoze. Amazina ni Dusabimana Immaculée. Yego. Icya mbere twabonye ni ugusenga cyane. Yego. Cya kabiri gukora cyane. Gukora cyane, akazi rwose. 3. Kuzigama cyane. Kuzigama cyane, aba ni abanyamafaranga. 4. Yego. Gufasha abagenzi bawe. Mwe muyizanye kuri 4, yegereze microphone. Yego. Yego. 5. Kugisha inama. Kugisha inama. 6. Kumwereka inshuti. Yego. Ababyeyi nibaraza. Yego. Banze wereka inshuti bakubwire baturiya mukobwa arasa neza, ntago waba uhombye ubone kujya kumwereka papa na mama. Twagiye. 7. Yego. Kurambagiza. Kurambagiza nibwo bije. Yego. Kugira ngo bazabanze bashime, abo mugendana nibatamushima umureke. Aba bantu nabahanga. 8. Yego. Kumwereka ababyeyi. Kumwereka ababyeyi 8. 9. Gusangira cyane. Gusangira cyane, wamaze kumwereka ababyeyi. Yego. 10. Ubukwe. Ubukwe. Yego. 11. Kumwerekana mu rusengero. Yego. 12. Ubukwe buzabanza. Nyine oya. Buzabanza. Ubukwe turabupanga deni tukamwereka. Ubukwe twe twari twapanze ko ubukwe ni wa munsi w'ubukwe nyirizina. Ubwo rero bo batekereje ko ari ukubutegura. Ubwo rero hari imibare yanyu nk'ibiri iri bupfe. Okay, ntacyo. Tubwira ibindi uko mwabiteganyije kuko hari akantu mutumvise neza. 12. Gusurana cyane. Gusurana cyane kandi mubana. Kandi ubukwe butaraba. Oya mwebwe ubukwe ntago mwumvise ko ari umunsi w'ubukwe. Ubukwe bwabaye. Ntago twabyumvishe neza. Noneho rero urumva izi ntambwe buriya harimo umuntu wabaganjije wabigenje gutya, kuko twari twabishyize mu rubuga buri wese acengezamo ibye. Ubwo hari umuntu wabakopeje ibyo azakora abicomekamo. Yego, murakoze cyane. Mwagerageje gutondeka, ariko harimo ingingo mwacuritse, kandi iyo bicuramiye hano bicuramira no mu rugo. Yego, twakira abasore rero. Murakeka ko abahungu ingingo zabo zimeze gute? Ku bahungu buriya rimwe ni ugukora cyane, 2 ni ukugendana inkumi, 3 kuryamana nayo, 4 kuza ku rusengero. Abahungu niko mwabitondetse? Okay.
ngaho ni mudukopeze. Yego murakoze. Nitwa Dushimimana Olivier. Yego. Njye n'abasore twari turi kumwe twatekereje utondeka ibintu watubwiye ku buryo bimeze gutya. Ni ibintu 13 ugomba gutondeka, wabitondeka nabi bikagaragaza yuko n'urushako rwawe ruzaba rubi. Yego. Yego. Ku mwanya wa mbere twashyizeho gusenga cyane. Gusenga cyane. Yego. Ku wa kabiri dushyiraho gukora cyane. Yego. Ku wa gatatu dushyiraho kuzigama cyane. Kuzigama cyane. Yego. Mwanya wa kane dushyiraho kugisha inama. Yego. Mwanya wa gatanu dushyiraho kurambagiza. Ubanza kugisha inama ukabona kurambagiza. Yego. Niko mwabipanze cyangwa ubanza kurambagiza nyuma ukagisha inama? Oya da. Tukopeze nyine wowe kubyumva. Ushobora kwisanga warambagije wenda utari wagira nko mu myaka yabyo. Yego. Cyangwa ukajyayo bakavuga ko umukobwa afite ibintu by'iwabo bimutura hasi. Yego. Waratangiye ugeze kure, ubwo rero ukabanza ugashaka inama. Cyangwa se utaranaganiye n'abantu bakuze. Yego. Bakugira inama. Okay, komeza ku ntambwe zawe. Yego. Inama ya gatandatu. Yego. Gusurana cyane. Gusurana cyane. Yego. Urumva bo babizanye kuri gatandatu, abahungu ni ibisambo. Gusurana cyane. Urumva ababyeyi ntibaranabimenya ariko gusurana cyane tu. Yego. Impamvu twabishyize ku mwanya wa gatandatu. Yego. Ushobora kurambagiza wajya kwibwira ababyeyi wazasura umuntu ugasanga ko wamubonaga ntabwo ari kwari. Yego. Gusura cyane. Ababyeyi bakazaza bavuga bati uhora utuzanira abantu ibyawe bigapfuba nta kintu kizimugira. Uko gusura ni mu buryo bwo kuneka. Yego, nukuneka. Ku mwanya wa karindwi twashyizeho gusangira cyane no kwerekana ubucuti. Harya kuzigama mwabishyizemo? Kuzigama cyane wabishyizemo? Umwanya wa gatatu. Kuko utarazigamye cyane yayarya akayamara n'ay'ubukwe akabura. Yego. Umwanya wa 8 gufasha bagenzi bawe cyangwa se kubafasha mu mutwe muri gahunda zabo nazo z'ubukwe ngo wigiremo. Yego. Umwanya wa 9 twashyizeho kumwereka inshuti. Yego, kumwereka inshuti. Then ku mwanya wa 10 dushyiraho kumwereka ababyeyi. Yampaye nka murumva ababyeyi hano baje. Yabanje kumwereka abo bagendana, nyuma nibwo ababyeyi bazavuga batariko bimeze gututi ubukwe buri ku itariki 10. Impamvu twashyize ababyeyi ku mwanya wa nyuma. Yego. Bavuze tuti umushyize ku ababyeyi nyine baza bari kubyanzura. Yego. Bagafata umwanzuro. Okay, twakomeje rero. Umwanya wa 11 twashyizeho kumwerekana ku rusengero. Yego. 12 dushyiraho ubukwe bwabaye. Yego. Umwanya wa 13 twashyizeho kuryama. Ngo kugira gute? Sibyo watubwiye. Ko nukuryama ubwo muzahita muryama. Ni ibibazo nyamara. Uru rutonde rw'aba bahungu mwe nta mpungenge murufitiye. Okay, murakoze cyane. Murakoze cyane, reka duhamagara indi timu. Yes. Aba bantu barwanye nabyo rero ntimukine. Yego rata, turimo kwihuta twerekeza ku musozo. Murakoze, nitwa Niyomukiza Eric. Yego. Twe groupe yacu arukuno twabitone. Yego. Cyamre twahereye mu gusenga. Kabiri tujya gukora. Yego. Gatatu turazigama. Yego. Tumaze kuzigama turarambagiza. Yego. Tumaze kurambagiza tukazajya dusangira. Yego. Twamara gusangira urabanza ukarambagiza ukazabona gusangira. Nta kwitabira iryo wiziritse. Nzawe ni kubireberamo ukuntu biri kugenda. Yego. Tumara gusangira. Mbega wowe urimo uravuga ko umukobwa atakurya ibyawe atarakwemerera ko muzabana? Oya. Mu gusangira ni ugushora. Yego, nugushora. Nugushora ni bimwe mu bishoro nk'ibindi. Yego. Tumara gusangira twavuze ko tuzagisha inama bitewe n'ibyo tumaze kubona. Yego. Karindwi twavuze ko tuzasurana. Yego. Tumara gusurana tukamwereka inshuti zacu. Akantu ko gusurana cyane we cyane wayikaseho uvuga ko ari ugusura. No gusurana. Kubera iki gusurana cyane utabyemeye?
yajemo cyane cyane rero yego byabaye ibindi yego aha noneho nyuma yo gusurana tukamwereka inshuti zacu yego nyuma yo kumwereka nabo bagenda nabo tugendana yego dukurikizaho kubereka ababyeyi bacu nyuma yo kubereka ababyeyi iyo babyemeye no kubyerekana ku rusengero babiha umugisha dupanga ubukwe nyuma y'ubukwe kuryamana yego ibyo kuryamana byarangira umuryango uba wabaye tukabona kuzafasha abasigaye kuzakora izo nzira nitumara gushaka bikanga nibwo tuzatangira gufasha abantu kugira ngo natwe tubone abagera gute. Okay, murakoze cyane. Ndasoza mbabwira ibi bintu ntabwo yego kuri YouTube yego wafata microphone. Hari abarimo kudukurikirana kuri YouTube nabo bafite uko babitondetse. Reka twumva abo kuri YouTube dusoze iyi gahunda mbabwire uko tuyisoza. Yego murakoze abari kuri Pastor turakwakiriye turi mu iteraniro ry'abasore ririmo gusoza. Yego abari kuri YouTube baganiriye byinshi bigiye bitandukanye ariko mu itsinda ryayobowe n'uwitwa Munyaneza Ishimwe Constante. Yego bahisemo ko icyambere ari ugusenga. Yego nabonye ari byo bakomeje kugenda bahurizaho ariko bafata icya gatandatu gufasha bagenzi bawe. Yego karindwi inama kurambagiza. Yego icyenda bafasha karindwi kugisha inama. Umunane kurambagiza. Icyenda gusangira cyane no kumwereka inshuti. 10 kumwereka inshuti zawe. Yego 11 kumwereka ababyeyi. 12 kumwerekana ku rusengero. 13 ubukwe. Yego ingingo yo kuryamana ubwo bayishyize hejuru. Yo ntayo bashyizemo. Ubwo bayishyize hejuru none se ko zari 13 ubwo abo ngabo bo ubukwe buzaba baramaze kurya avance kera. Gusa ari tujya mbere yuko tujya mu bibazo hari n'uwabajije ikibazo. Yego yitwa Manirasabwa Ashere yagize ati ikibazo muri buze kubaza byagenda bite igihe uwo guhitamo iyo uri guhitamo nuko ibura yashatse kwandika yakwihishemo mbese ugatungurwa no gusanga yarahindutse atarabaye uwo wateganyaga. Hari ibintu bibiri iyo umuntu yakwihishemo ukabimenya ubukwe butari bwaba. Ijambo ry'Imana ritubwira ko amasezerano apfuye uyica ukaza ugapfuka mugasaba Imana imbabazi ngo yongere guhindure mushyashya iguhanagurira ibitekerezo wongere utangire bushyashya. Kirazira kuvumbura ibintu bizabyara akaga ku rugo rwawe ngo nurangiza wigira umukarani kuzabibasha kandi utazabasha kubyakira. Icya kabiri iyo ubimenye warageze mu rugo rero igisubizo ntabwo ari gatanya. Igisubizo ni ugupfukama no gusaba Imana ikaguha kwihangana. Nshuti zanjye nagira ngo nihute mbabwira ikintu dusoza. Mwibuke isomo ryo mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo 2:22 nuko uhungira ari rya gisore ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro ufatanije n'abambaza umwami wacu bafite imitima iboneye. Ndagira ngo mbabwire rero gutondeka ibi bintu nabahaye biterwa n'impamvu zigeze muri 5. Impamvu 5 zatumye naho mwari mwicaye mutumvikana ku buryo muratondeka ibintu. Izi mpamvu 5 mujye muzitondera mu buzima bwanyu. Impamvu ya mbere aho wavukiye. Ubwana hari abantu bavuka mu miryango kuzabona papa we afite abagore 5. Uwo rero kuri uru rutonde ntago muri buhuze ku ngingo. Icya kabiri abantu mugenda nuko bateye bigira ingaruka ku gutondeka uru rutonde. Icya gatatu urwego rw'imyizerere yawe kuko urumva kuzana ku rusengero urwego rw'imyizerere yawe hari n'umuntu ushobora harimo n'ababitondetse ku buryo ushaka kujya kubona ukabona aravuze ati ubukwe niburangira nibwo nzabyereka iki nzabizana ku rusengero. Noneho icya kane umuryango
uvukamo. Aho wavukiye n'umuryango uvukamo biratandukanye. Aho wavukiye, umuntu wavukiye mu mujyi n'umuntu wavukiye mu cyaro baratandukanye. Umuryango uvukamo kuteye. Noneho ikindi kintu cya gatanu, ikigero cy'imyaka. Imyaka yawe ikigero igezemo, ibi byose ibi bintu bitanu bigira ingaruka ku buryo uri butondeke biriya bintu. Niyo mpamvu rero ibi bintu ugomba kubyitondera. Ndasoza mbasaba gushaka igitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo utondeke biriya bintu neza bimere nk'uko Imana ibishaka, ugomba kuba ufite iki gitabo Urugo rwa Gikristo. Ikindi ugomba kuba ufite igitabo Ubutumwa kuki ku basore. Ibi bitabo bibiri bizagusindagiza, biguhe package ikenewe izatuma utaba umusore warumbye, utaba umukobwa warumbye. Imana ibamera umugisha mu izina rya Yesu. Mwiha amashyi muri abantu b'abanyabwenge cyane. Ndagira ngo nsabe duhagurukiraho turi, duhamagare pasiteri aze yegere hino. Iri torero ry'uyu munsi kandi rikaba iry'ejo urisabira umugisha. Nimwe mugira amahirwe yo gushyingira aba, kuko nimwe mwabyerejwe. Ubasabira umugisha, kandi mbere y'uko usenga ushobora no kuduha inama yazasindagiza uru rubyiruko. Itorero rikaba ryizeye yuko ririmo kurerera Imana. Murakoze. Murakoze cyane. Ntabwo nagize amahirwe yo gukurikirana aho mwatangiriye, ariko iyo ngeze aho numva abasore n'inkumi ibibazo bibareba, mpita numva icyo mwavugaga icyo ari cyo. Ubuzima bw'ubuntu butangirira muri ubwe. Hari ubuzima twahawe n'Imana, ariko hari n'ubuzima twiremera. Umuntu ujya gushaka, yaba inkumi yaba umusore, ntabwo ari umukino. Abakecuru n'abasaza mubona, n'abagabo n'abagore bakiri bato bamaze kubigeramo, nta kintu na kimwe nkunda kubivugira n'abana nshingira ko baba baratangiye urugendo, baba baratangiye ishuri kandi batarangiza. Ibintu bihora ari bishya, bihora ari bishya. Ntibikagutungure wa musore we, wa nkumi we, niba ubonye uwo wari wizeye yahindutse ukuntu. Hari igihe ahinduka ukuntu nawe wabigizemo uruhare. Ibyo mwasomye aha ngaha ni ibintu bibafasha mu rugendo mutangiye. Uko utangiranye n'umusore n'inkumi muri bato, ibyo gusabana no kurambagizanya si byo nagiyemo, ariko mwatangiye kubaka urugo, uwo munsi hari ibintu bihinduka byinshi. Niyo mpamvu ugomba kumenya ibyahindutse ni ibiki. Ntabwo ko umwana w'umukobwa wamuzanye yasokozaga akagera aho ngaho umwana akamwitumaho akagira kuya atarasanganwe, muri wowe harahinduka. Ariko ujye umenye ko uwo mwana ari uwawe. Ubuzima bw'itorero nibwo bufasha abahungu n'abakobwa kubaka ingo zabo, bakagize igihe basazana. Ariko n'abasaza bangana natwe hari utubazo bagira. Utwo tubazo rero dukemerwa n'Imana. Imana ibahe umugisha. Data udukunda uri mu ijuru, turagushimiye. Tugushimiye aya mahirwe uhaye abasore n'inkumi bari aha ngaha, bategereje kubaka ingo zabo, barebera ku babyeyi babo uko bazubatse. Ingo nyinshi zubatse ku cyuka. Hari igihe abana bareba uko iwabo bubatse bakazinukwa kubaka, bakaba bakwitamo kwibera aho ngaho. Data, icyo si igisubizo, aho ujye ukebera imitima y'abana bareba, bagenzira ingo nziza nazo zirahari, ariko cyane cyane begera ijambo ryawe. Ubuzima bw'aba bana buri mu ntoke zawe, nubwo nabo buri mu ntoke zabo. Nibatakwiha burundu, izo bazubaka zose zizasenyuka, ariko niba kwiyegurira bazarambagiza abakwiriye. Umugeni ashaka umusore umukwiriye, umusore ashaka umukobwa umukwiriye, kandi niba kubaha bazubaka ingo zabo.
nicyo gituma tubagushyize mu maboko. Ni ikibazo kiremereye cyane batashobora kwikemurira. Erega si bo gusa, n'abazubatse kera bafite ibibazo byose, nta wundi wabikemura ni wowe. Tugishyize imbere muri iri teraniro ngo uriyobore, aba ari wowe wubakira buri muntu wese uri ahangaha, aba ari wowe uzashakira umusore n'inkumi bari ahangaha. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Murakoze. Reka nsabe umuyobozi wa gahunda aze. Imana ibaha umugisha, turabishimiye, kandi nabo kuri YouTube Imana ibaha umugisha. Reka umuyobozi wa gahunda tumuhe umwanya. Murakoze. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.